ijambo ry'umunsi, kwiyemeza ibikomeye, igice cya kabiri. Kugira ngo ibingibi uze kubasha kubyumva neza, biraza kugusaba gusoma muri Yohana igice cya 16 kuva ku murongo wa 29 kugeza ku wa 33. Turabizi ko turi abantu ba Yesu, gusa ibibazo bije amahoro ahita agenda ako kanya. Kuki ibingibi bikomeza kubaho umunsi ku munsi? Ibingibi ni ibintu biterwa n'impamvu nyinshi, gusa 3 nizo z'ingenzi zishobora kubitera. Impamvu ya mbere ni uko intego yacu iba ari ukumva ko tugomba guhura n'ibibazo, kandi nyamara intego yacu yakaba ari uguhura n'Imana. Tugomba guhora rero twibuka yuko ibintu byose biba ku bushake bwayo, kandi uko yadufashije mu bihe byatambutse ari nako izadufasha mu bihe biri imbere. Umwuka wera azadufasha mu buzima bwacu muri ibyo bihe. Amaso yacu namureba, tuzatangira kumva amahoro mazima muri twebwe. Indi mpamvu ya kabiri ishoboka ni ukutizera Imana mu buryo buhagije. Tugomba kwizera Imana ku rwego rwo hejuru, kandi tukumva ko ariyo murinzi wacu. Tugomba kureka kwizerera mu mbaraga zacu, ahubwo tukizera Imana yonyine. Yesu yaravuze ati, mwizere Imana kandi nanjye munyizere. Ibingibi uko wabisanga muri Yohana igice cya 14 umurongo wa 1. Kwizera Yesu bitanga amahoro, yaba mu bibazo ndetse no mu bihe by'umunezero. Impamvu ya gatatu ishobora gutuma mu gihe cy'ibibazo wumva uhungabanye cyane ni ugukenera inama n'ubufasha bitari by'ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana niryo ryonyine rigomba kuba ikintu cy'ingenzi dukenera kugira ngo tubashe kubaho twishimye ndetse tuve no mu bibazo tuba tugiyemo. Inama zose ukeneye ugomba kuzikura mu gitabo cyiza cy'ijambo ry'Imana, aricyo Bibiliya. Satani ashimishwa no kumva nta mahoro dufite kandi tutazi neza icyo dushaka. Ahora yifuza ko twaguma mu rujijo uko byagenda kose. Nusoma Bibiliya kandi ugakora uko ushoboye kose ngo ubashe kuyisobanukirwa, kwizera kwawe bizazamuka kandi uzumva kuriho neza, ndetse n'agahinda kawe uzaba utandukanye nako. Nuramuka wongeye kugira umuhangayiko ukumva muri we nta mahoro ufite, banza urebe ngo intumbero yanjye ni iyihe. Menya niba icyo ushyize imbere atari intumbero zawe, menya niba uri kwizera imbaraga z'Imana, hanyuma unasobanukirwe neza ngo ni gute ngomba kwitwara mu bihe by'ibibazo kugira ngo ngire umutuzo kandi numve ntekanye muri njye. Ibingibi nibyo bizagufasha gukomeza kugira umutuzo ndetse n'umunezero, wumve yuko ufite amahoro y'iteka. Imana iguha umugisha. Tangirana umunsi wawe n'ibyishimo watewe n'ijambo ry'Imana, ukora subscribe hano kuri NEMI TV. Biroroshye cyane, ni ugukanda kuri ako kantu k'umutuku ubona, ubundi ikintu cyose dushyizeho ukaba wa mbere kukireba. Ntugacikwe n'ijambo ry'Imana tukugezaho umunsi ku munsi, komeza ubane natwe. Utekereza ko wahamagariwe gukora umurimo w'Imana? Wifuza inyigisho zacu se zisohoka buri munsi zagufasha mu buzima bwawe, cyane cyane zigukomeza mu bibazo? Umva wifuza kwiga ibijyanye na teolojiya, ukamenya ijambo ry'Imana, intwaro yagufasha mu buzima? Duhereye kuri iki kibazo cya nyuma, niba igisubizo cyawe ari yego, ngufitiye inkuru nziza cyane. Iyi nkuru nuko tugufitiye ishuri rya teolojiya kandi wigira ku buntu. Mu ishuri ryacu harimo porogaramu zitandukanye zirimo nka pastoral studies, aribwo buryo wakwiga kuba umuvugabutumwa mwiza cyane. Tugufitiye kandi biblical studies, ariyo masomo atandukanye ya Bibiliya, ndetse na Christian counseling, inama za Gikristo zifasha gukomeza imitima. Kugira ngo usobanukirwe biruseho, wasura urubuga rwacu arirwo wa3.nemibibleinstitute.com, cyangwa se nanone ukaba watwandikira kuri WhatsApp kuri izi nimero 141 232 650 Wanatwandikira kandi kuri email yacu ariyo nemevangelism@yahoo.com. Imana iguha umugisha.